mu mafoto atangaje ndetse n'umutekano ukomeye cyane hano i Vatican, aho rero abacunze umutekano w'i Vatican bakajije umutekano kubera yuko hagiye kwitabira ibyamamare bikomeye cyane. Hagiye kujya abayobozi benshi cyane bagiye kujya hariya i Vatican mu muhango wo gushyingura Papa Francis, uyu nguyu uherutse gupfa ejo muri ku itariki 21 z'uku kwezi kwa kane 2024 ubwo hari ku munsi wa mbere. Dore uko rero umutekano kugeza ubu ngubu umeze i Vatican. Umutekano rero wakajijwe i Vatican mu gihugu cy'Ubutaliyani. Tubibutse yuko Vatican iri muri Roma, ariko nanone Roma iteye hagati mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko hose muri rusange haba mu Butaliyani ndetse ni Vatican hose umutekano wakajijwe ku buryo bukomeye cyane. Ahazabera rero ibikorwa byose byo gushyingura Papa Francis uheruka gupfa ku itariki kuwa mbere w'iki cyumweru, nkuko byitezwe ko rero ku itariki 26 z'uku kwezi kwa kane aribwo hazasomwa misa ya nyuma yo kumuherekeza ndetse agahita anashyingurwa muri Bazilika ya Saint Marie Major. Uwo nguwo akaba ariho azashyingurwa. Uyu muhango rero uzitabirwa n'abanyacyubahiro bagiye batandukanye, barimo abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma n'abakristo ba Kiliziya Katolika basaga ibihumbi 250. Abo bantu rero basaga ibihumbi 250 nibo batumye umutekano i Vatican ukazwa cyane, dore yuko aba bantu bose bazaba ari ibikomerezwa. Ntago bazaba ari abantu basanzwe nkanjye nawe, ahubwo bazaba ari abantu b'ibikomerezwa, dore yuko harimo yo na Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikimenyetso cyuko umutekano uzaba ukaze cyane hariya i Vatican ndetse no mu Butaliyani muri rusange. Muri urwo rwego rero umutekano wakajijwe impande zose kugira ngo hatazagira igikoma mu nkokora ibikorwa byo gushyingura Papa Francis, wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, wapfuye ku myaka ye 88. Papa Francis rero yapfuye ku wa mbere tariki 21 Mata 2025 nyuma ya Pasika yabaye ku cyumweru tariki ya 20 Mata 2025, ubwo yaravuye gusoma ndetse no guha umugisha abakristo, ubundi atashye iwe mu gitondo nibwo bahise batangaza bavuga yuko yavuye mu mubiri. Mu itangazo rero ryashyizwe hanze muri icyo gitondo cyo kuri uwo wa mbere n'ibiro bya Vatican, bavuze ko Papa Francis yapfuye azize indwara y'ubuhumekero yaramaranye iminsi igiye itandukanye. Reka turebere hamwe rero uko umutekano kwa Papa ubundi uba wifashe mu buzima busanzwe. Ubundi umutekano kwa Papa uba umeze gute? Uburinzwe umutekano rero kwa Papa uburinzwe n'ingabo zikomeye cyane zituruka mu Busuwisi cyangwa se Swiss Guard. Akaba aribo bantu barinda umutekano hariya kwa Papa cyangwa se i Vatican. Abo ngabo rero nibo bazwi cyane mu kurinda Papa. Batangiye kumurinda kuva mu mwaka w'igihumbi 1506 ubwo Papa Julius wa kabiri yabatumagaho baturuka muri Suisse baza kwibanga kugira ngo bambare imyenda y'amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, bafite n'ibishushanyo bigiye bitandukanye rero kugira ngo bajye bafasha mu by'umutekano hariya muri Vatican. Ni ukuvuga ngo nta zindi ngabo Papa agira uretse aba basirikare baturuka mu Busuwisi, nta nubwo wamurinda uturuka mu kindi gihugu, ahubwo bagomba kuba baturuka mu Busuwisi. Kandi ikindi bakaba ari abakatolika, bakaba bafite imyitozo ya gisirikare kandi bakomoka muri Swiss, kandi bafite imyitozo ya gisirikare ihambaye. Aba bagabo akaba ari bo barinda umutekano wa Papa muri rusange, akaba ari rero n'ubu ngobo bagafashemo mu kurinda umutekano hariya i Vatican no mu Butaliyani muri rusange. Ku mwanya wa kabiri hari abo bita Gendarmerie ya Vatican. Gendarmerie ya Vatican rero akaba ari abandi bantu nabo barinda umutekano bikomeye cyane. Ni nk'abapolisi bo muri Vatican bafite inshingano zo gucunga umutekano rusange muri leta ya Vatican no gufasha kurinda Papa cyane cyane iyo ari hanze ya Vatican. Abangaba nabo bakora akazi gakomeye cyane. Kandi rero ibindi bigo byihariye iyo Papa ari mu ngendo mpuzamahanga n'icyo gihugu yagiyemo, n'ubundi nacyo kiba gishinzwe kuba cyamurindira umutekano. Rero bivuze yuko
iyo ari hariya i Roma ni ukuvuga arindirwa umutekano n'abo bantu tuvuze haruguru, cyane hakiyongeraho n'igisirikare cy'Ubutaliyani cyose muri rusange kiba kimurindiye umutekano. Haba kandi hari n'inkunga y'umutekano y'ibihugu bigiye bitandukanye nka za FBI n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, kuko ntabwo bishoboka yuko papa yajya ahantu FBI itahari. Imyitwarire y'umutekano intambwe ku yindi ugereranyije nuko papa aba ameze ndetse nuko abatekanye, ndetse n'igituma uyu mutekano ukorwa cyangwa se ukazwa cyane, nibyo tugiye kugaruka muri iki kiganiro. Iyi ni Wasamu TV Show, ukore subscribe. Iyo papa rero agiye ahantu akenshi abagendera ku buryo bwagiye butegurwa neza intambwe ku yindi. Ni nako bimeze kugeza ubu ngubu rero hari i Vatican, buri kimwe kizahaba ni intambwe ku yindi, ni intambwe ku yindi, nta gusobanya nta no kunyuranya bizahaba na rimwe. Baba bafite urugendo rwanditse kuva ku isogonda rya mbere kugeza ku isogonda rya nyuma, bivuze ko n'ibintu bigiye kubera hariya i Vatican ari ibintu byanditse kuva ku kantu ka mbere kugeza ku kantu ka nyuma. Ari nayo mpamvu umutekano nyine wakajijwe, abantu bazajyaho baranditse, abantu bazajyaho baragenzurwa uko byagenda kose. Haba hari abasirikare rero bibanga bambaye mu buryo butagaragara, mu buryo busanzwe nyine wagira ngo nawe ni umukaridinari cyangwa se n'undi wundi anyamara ari umusirikare. Iyo rero agenda n'imodoka nk'iya Popo Mobile iba ifite ubudahangarwa burinda amasasu. Hari igihe rero abamurinda bagenda n'amaguru, abandi basirikare bamuzi bamuri hafi, abandi bambaye ibyuma ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bitatoborwa n'amasasu, kugira ngo hifashishwe kuba barinda uyu mukuru w'igihugu. Icyo tukubwira cyo nuko bano barinda papa, bano barinzi ba papa cyangwa se Swiss Guard, baba bambaye imyenda ikomeye cyane, kandi ngo baba bafite intwaro gakondo ndetse n'izigezweho muri uyu munsi. Mu mateka rero ni impamvu z'uyu mutekano ukomeye cyane, ubwicanyi bwageragejwe kugira ngo papa yicwe harashwe. Ni Papa Yohana Paulo wa kabiri yarashwe i Roma n'umuturage w'Umuturikiya witwaga Mehmet Aliganz. Ibintu byatumye umutekano wa papa wongera gukazwa kandi wongera kwigwaho n'ubwira n'ubwitonzi. Iterabwoba rero kuba ari umuntu uzwi cyane ku isi bituma atekerezwa nk'intego n'abagizi ba nabi bashaka kwamamara cyangwa se gutera imbere, bavuge yuko bafashe cyangwa se bishe umuntu ukomeye cyane. Ibi byose rero akaba ari niyo mpamvu ituma umutekano wa papa ukomeza kugenda ukara cyangwa se ukazwa, bitewe nuko buri wese aba yifuza kumwica kugira ngo buri wese amwamamarireho. Buriya nk'ibyihebe bishobora kwica umuntu ukaze kugira ngo byerekane yuko bihari nyine, nabyo bivuge, bakumva yuko bivugwe, bakumva yuko ari ryo shema ryabo, nyamara nta rindi shema ryabo, usanga ari ubugizi bwa nabi. Rero nka papa kubera ko ari public figure cyangwa se azwi n'abantu benshi, ntabwo ibyihebe byabura kumugabaho igitero mu rwego rwo kugira ngo bimenyekanishe yuko bihari. Agaciro rero k'umuyobozi ubwe ni umutware w'umutima, ndetse akaba n'umuyobozi w'abatuye isi yose bo basengera muri Kiliziya Katolika. Rero ibyo ngibyo bikaba byatera buri muntu wese kuba yakifuza kuba yamwica kugira ngo amenyekane. Ibyo rero ni ibintu bishobora kuba byabaho. Aho ngaho uri kureba ifoto abo ba Swiss Guard cyangwa se abo basirikare barinda papa, ukuntu bahagaze imbere ya papa wagira ngo nabandi bapadiri neza neza, nyamara ngo bariya bazi gukoresha neza imbunda zigezweho ndetse n'iza gakondo zose, haba ibyuma haba abacumu, ibyo byose bazi kuba babikoresha. Ibyo rero akaba ari nayo mpamvu umutekano uba wakajijwe hariya i Roma, hariya kwa papa, kugira ngo ibintu byose nk'uko byapanzwe bize kugenda neza. Ibyo ngibyo rero twabigarukagaho nyuma yuko abakaridinari bateraniye hariya i Vatican. Hari abanyacyubahiro bagiye batandukanye bamaze kwidekarara yuko bazagera hariya, nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na perezida wa Brazil nawe yavuze yuko azagenda. Turaza kugukorera urutonde rw'abaperezida ndetse n'ibindi bikomerezwa byavuze yuko bizajya hariya. Gusa bo twababwira nabo ngabo harimo n'igikomangoma cy'Ubwongereza nacyo cyavuze yuko kizitabira umuhango wo gushyingura
Papa Francis, ubundi hagahita hategurwa amatora yo gutora undi mu papa. Nabyo tuzagenda tubikugezaho hano kuri Wasam TV Show. Icyo tugusaba gusa no gukora subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, buri saa 4:40 tukugezaho ikiganiro gishyashya. Wenda iyo bitabaye habaye indi mpamvu, ariko n'ubundi ntabwo bwakwira tukatakugejeho ikiganiro gishyashya ndetse n'amakuru ari kugenda aba trend hano ku isi hose. Iyi ni Wasam TV Show, ugira ibihe byiza.